Ibihe byiza ko rero dukurikiye uyu munsi ni ku bunani abantu benshi bari kwishima ariko hari n'abari kwishima nabi benshi usanga igihe bari kwishima banywa inzoga abandi ngo kugira adasinda akavanga inzoga na soda akavanga inzoga na fanta n'ibindi byose akaba ari niyo mpamvu tugiye kureba muri iyi video ingaruka zishobora guterwa no kuvanga inzoga na fanta cyangwa kuvanga inzoga n'ibinyobwa birimo isukari. Nzi ko abantu benshi babikora haba mu birori nk'iby'abantu barimo uyu munsi cyangwa mu bindi bihe byinshi baba bashaka kwishima, baba bashaka kunywa inzoga, baba basohotse, baba bashaka kwinjoyinga n'ibindi. Ese ibi bishobora kugutera izihe ngaruka? Ese ni iki ukwiye kwitondera? Ni iki ukwiye gukora? Ni iki ukwiye kwirinda? Reka tubirebere hamwe rero. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, ndashimiye kuba mudukurikiye mbifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, tangira uyu mwaka ukanda kuri subscribe, ukande kuri like. Nimba hari n'ikibazo ufite muri comment cyandike, wibuke no gusharinga iyi video ku nshuti zawe kuko ibyo tuvuga ngaha biba bifungura mu mutwe. Icyambere ukwiye kumenya ni uko inzoga ubwazo ni uburozi, turabizi. Iyo uri kunywa inzoga uba uri kunywa uburozi. Uraza kumbwira ngaha ngo wowe nimba utazinywa ngo ntabwo wowe uba waguriye. Okay, ntabwo nakugurira uburozi. Okay, nimba unywa uburozi it's okay, ubwo burakuryohera. Ariko kuri ubwo burozi rero iyo wongeyeho isukari ibintu byose uba ubyishe none. Kuko icyo abantu bavuga, umva bavuga ngo umuntu yemerewe kunywa amacupa 2 ku munsi, ngo umuntu umwe amacupa ngahe ngo yabiki. Mu by'ukuri umubiri wacu ufite uburyo bwo kwiyadapta. Okay? Uburyo bwo kurwanya uburozi bw'ibyo mu mubiri, uburyo bwo kurwanya mikrobe, uburyo bwo kukurinda indwara. Okay? Iyo bakubwiye amacupa 2 ubundi baba bakubwiye ko umwijima wawe ushobora kumetaboliza cyangwa ushobora gusohora uburozi buri mu macupa 2 y'inzoga, noneho izi nzoga z'urufuro nyine gusa. Okay? Gusa ntabwo biba biguhaye uburenganzira ngo uzajye unywa amacupa 2 buri munsi buri munsi, kuko uko unywa amacupa 2 buri munsi uba uri kunaniza wa mwijima wawe, igihe kiragira umwijima ukananirwa burundu. Wananirwa burundu, okay, ugatangira guhura n'ingaruka zabyo. Bo ingaruka uba warazitangiye kera, ariko ingaruka muri icyo gihe umwijima wananiwe nibwo zitangira kugaragara. So rero iyo unyweye inzoga ukavanga n'amasoda, ukavanga na fanta, ukavanga n'ibinyobwa birimo isukari, utuma ya nzoga ya ethanol yinjira mu maraso vuba vuba, yakwinjira mu maraso vuba vuba, ikinjira igiye kwangiza umwijima wawe vuba vuba. Urumva rero nimba ushaka ko umwijima wawe wangirika vuba vuba, wajya uvanga inzoga na soda kugira umwijima wawe wangirike vuba vuba. Ikindi cya kabiri, usanga abantu bagira ngo kuvanga inzoga na fanta ngo nibyo bituma adasinda. Mu by'ukuri uba uri kwibeshya. Impamvu uba uri kwibeshya ni uko iyo unyweye inzoga ukayivanga na soda, okay, ukayivanga n'amasukari, iriya sukari ijya gutanga alert ku bwonko bwawe. Okay? Isukari itanga alert ku bwonko bwawe, ubwonko bugakomeza gukoresha ya sukari, hanyuma za nzoga zikajya kwica umwijima wawe. Akaba niyo mpamvu usanga umuntu wanyweye inzoga yivanze n'isukari, usanga uri umuntu asa nkaho ari muzima nyine, ibyo ari kuvuga asa nkaho ari muzima, ariko nyuma yaho ugasanga ibintu biri kusa nkaho bitarimo logique neza, ukibaza uyu muntu uko asa nkaho ibyo ari kuvuga ntabwo ari bizima, ariko wamubona ntubona ari gusinda ngo yavuye hasi ngo byagenze gute. Afite ni ukubera haba habayeho desequilibre, isukari bayagiye ku bwonko igatuma ubwonko bukora neza, hanyuma ya nzoga ikajya kwangiza umwijima. Okay? Uko inzoga iri kwangiza umwijima, isukari yo iri gutanga imbaraga ku bwonko, nibyo bituma umuntu ashobora guhagarara kamera nk'umuntu uri muzima, wamuvugisha ukumva ibyo ari kuvuga ntabwo byumvikana, ariko kubona agwa hasi agenda nk'umusinzi ukabona byo ntabwo bimuriho. Niyo mpamvu abantu benshi banabikunda, kubera ko bituma batagaragara nk'abasinze, kubera ko bari kuvanga iyo sukari n'iyo nzoga. Ikindi ukwiye kumenya noneho kinakomeye cyane ni uko iyo uvanze inzoga n'ayo masoda, inzoga na fanta, bituma ugira icyo bita shock insulinique. Shock insulinique ni iki?
iyo umuntu anyweye ibintu birimo amasukari, iyo uriye ibintu birimo isukari, umubiri wawe uhita ukora umusemburo wa insuline kugira uwo musemburo uze kugabanya ya sukari yazamutse. Okay? So rero wowe ni ukuvuga iyo unyweye inzoga wavanze n'isukari, umwijima wawe uba uwuhaye akazi kikubye inshuro ebyiri. Umwijima wawe akazi kawo ni ugusohora imyanda, gusohora uburozi. Kandi umwijima wawe ufata isukari, ntabwo ufata isukari nk'uburozi, ahubwo ufata isukari nk'ikintu umwijima ugomba kubika kugira uze kugikoresha nyuma. Cyagiye rero uba unyweye inzoga wavanze n'isukari, umwijima ubanza gusohora ya ethanol, bwa burozi buri mu nzoga, bwamara gusohoka isukari yo ikaza kubikwa nyuma. Akaba niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu wanyweye inzoga, ethanol iragabanuka, isukari ikagenda ibikwa, ugasanga ahubwo uyu muntu yabura imbaraga, akagira ikibazo cy'isukari, okay? Agatangira gutitira, akabira ibyuya byinshi, ibyuya bikonje cyane. Ukibaza uyu muntu uko yari ari kunywa avanze na soda, yari ari kuvanga fanta n'inzoga, byagenze gute? Umuntu ufite isukari agatangira gutitira, akabira ibyuya, akaba yagwa hasi, akagwa no muri koma nyine. Afite impamvu ni ukuba wananije umwijima wawe. Umwijima wawe aho kugira utangire gukora icyo bita glycogenolyse, ugatangira gukora glycogenese. Okay? Ya sukari yawe ukayibikamo glycogen, kubera ko igihe uri kubika isukari, ya sukari iri muri fanta ukayibika, ni nako urundi ruhande umwijima uri gusohora bwa burozi, hanyuma bikageraho ubura isukari, ukaba wagwa hasi, ukaba wanapfa neza bikanarangira. So ibi ngibi rero uba ugomba kubimenya. Ariko icya gatatu kinakomeye cyane ni uko iyo wanyweye inzoga ukanywa n'ayo masoda ukabivanga, ibi ngibi bihita bigutera icyo bita déshydratation, bihita bituma amazi asohoka mu mubiri wawe mu buryo bwihuse. Impamvu ni iki? Ni uko iyo unyweye inzoga zihita zikora icyo bita inhibition ya ADH, hormone antidiurétique. Okay? Iyo umusemburo rero, inzoga zitumye uwo musemburo udakorwa, bituma amazi asohoka mu mubiri wawe nka robine. Okay? Hanyuma amazi ari gusohoka mu mubiri wawe nka robine, hanyuma uri kunywa na fanta iri mu isukari, kandi iyo sukari ibaye nyinshi, nanone impyiko zihita zikoresha imbaraga zishoboye kugira amazi ari mu mubiri wawe yivanga na ya sukari, bigasohoka byinshi. Niyo mpamvu uzasanga igihe uri kunywa inzoga wavanze n'isukari n'ayo masoda, umva ujya kwihagarika buri kanya. Uko uri kwihagarika buri kanya, ari nako uri kugira apeti yo kunywa izindi, ukanywa izindi ukihagarika buri kanya, hanyuma wasinda bikarangira. Nyuma sasa ikiraza gukurikiraho ni uko utangira ukaribwa umutwe, ukabira ibyuya, umva ari nabyo mwita ngo ni hangover, ukaribwa umutwe, umva bikagucana neza. Ibi ngibi afite kuribwa uyu mutwe ntabwo biba biri guterwa na za nzoga, ahubwo biba biri guterwa na ya mazi yagushizemo igihe wanywaga inzoga uvanga n'isukari. Ibi ngibi bishobora gutuma unajya kuryama, okay? Bishobora gutuma unajya kuryama wasinze igihe wavanze, umva mu gitondo bagasanga wapfuye byarangiye neza. Ukibaza umuntu yanyweye inzoga, njye se ko mbikora ko ntacyo bintwara. Ntacyo bigutwara, ariko igihe kimwe bizakigutwara, kandi uzasiga umuryango wawe uri mu kaga, uzawusiga kubera inzoga, ugasiga abana b'imfubyi, ugasiga umugore w'umupfakazi, cyangwa ugasiga umugabo n'abana bagasigara aho bari bashavuye kubera ibyo bintu byo kujya kuvanga amayoga n'amasoda, ngo nibyo bikuryohera, ngo nibyo byiza, ngo wowe uri kubuza abantu ibintu byo kwinjoyinga. Wowe urabizi, nimba utabinywa wajya ubirekera ababinywa. Inywera nyine nta kibazo, ni uburenganzira bwawe, cyane ko hari n'uburenganzira ku mubiri wawe. So ibindi rero bikunda kubaho ku bantu banywa inzoga bakavanga n'ayo masukari, n'ayo masoda n'amafanta, ni uko ibi ngibi bishobora kwangiza igifu cyawe, bigatuma utangira kuruka amaraso. Ngo bigenda gute rero? Icya mbere, isukari, iriya soda unyweye, amafanta, amakoka n'ibindi, biriya biba birimo gaz carbonique. Gaz carbonique ni ayo masukari arimo atuma igifu cyawe gikora acide nyinshi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iriya nzoga uba wanyweye yo ijya kwangiza
igifu cyawe. Rero urumva igifu cyawe kiri kwangizwa